umuravumba rero kandi ndabona waranawuhingiye rwose. Hari abantu rero batubwira ko umuravumba ngo ari umuti ukomeye, hari icyo waba uwuziho? uyu muravumba ni umuti uvura indwara nyinshi nyinshi cyane. uyu muravumba no mu magufa ahubwo wageramo, ariko uzi ko ari byo ni ukuri kose. uburyo uba ukaze, umuravumba ni umuti pe w'intangarugero. Niyo mpamvu mbona wahinze iyi mirima, hanyuma umuravumba urasigara, urawurengera. uvura abantu benshi pe, uvura abantu benshi. Rero kera uvura umuravumba. bwira abadukurikiye rero, abadasobanukiwe akamaro k'umuravumba, bawurebe rwose bawusobanukire. akamaro k'umuravumba, uvura njine, uvura mu mihogo uko waba uri kose, no mu magufa hose ugeramo. uyu ni umuti ukaze, usibye ko nta bushakashatsi mfite bwawo, ariko uyu ni umuti ukomeye. niyo mpamvu usanga nyine abantu bazi akamaro kawo, usanga no ku bipangu, usanga mu majaride. barawuhinze abakire benshi, mu gipangu ahantu hose ku muntu uwuzi, uba urimo mu gipangu. ubu rero kuhemukira ukaba wangiza, uba umuti rwose uba uwishe. ni ibintu rwose. hari rero abanditse ibitabo batubwira ko hari ibinini bikorwa mu muravumba cyane rwose, ko umuravumba ntabwo ari ukurya gusa, buriya ngo bawukoramo n'imiti igiye itandukanye ifasha abantu. uyu rero akaba ari umuti w'umwimerere wa kinyarwanda. indwara nyinshi zikaguruka ugabanya n'umuriro, ugabanya umuriro, mbese kwa kundi uba urwara ibintu ku mubiri bipfuruta. hariho nk'umuntu uba utarya inyama. umuntu utarya inyama rero, iyo uwutetse mu biryo umuravumba ukarya nk'amazi, wenda amazi y'umuravumba ukayateka mu biryo, buriya ibiryo urya ugapfuruta, iyo utetsemo umuravumba ntabwo upfuruta. bya biryo utaryaga rwose ntabwo upfuruta. no ku mubiri warwaye ibiheri urisiga wavuguse rwose, ugasanga umeze neza cyane, amaheri yose yavuyeho yashize. turabona rero, urabona ko nawe rwose ahangaha wabikoze neza. umurima wawe urimo umuravumba. ntago uyu muravumba sinawubura, ukenerwa na benshi rwose. kapusine se ahubwo zirahari. kapusine burya ngo nayo ni umuti uvura rero. uravura pe. zari zihari rwose, nanjye ndabizi ko zari zihari. umuntu wahahinze yabyishe byose. ntabwo ari wowe wahahinze? oya, ntabwo ari ngedi. yigo ni uwundi nyine uhingira abana imboga. ahingira abana imboga. oya, uyu muti rwose, iyo udashaka kwimenyereza imiti ya kizungu ukoresha umuravumba. umuti uvura indwara hafi nk'icumi. uvura indwara nyinshi, ahubwo zigera nko muri ndumva zishobora kuba zirenga 25 cyangwa niba atari 20. uyu ni umuti ukomeye, uzwiho ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye. uyu ni umuti kavanga, ugasekura, ukanywa amazi yako, uri nubwo waba urwaye malariya ingana. ugiye gushaka igikakarubamba utubwire imiti kivura. buriya n'igikakarubamba nacyo ngo ni umuti ukomeye cyane. ni umuti w'umwimerere rwose. n'igikakarubamba uragihinga? ndagihinga pe rwose. iki ni igikakarubamba rero mureba hano. uyu musaza aratubwira ati igikakarubamba nacyo ni umuti. agiye kutubwira rero indwara igikakarubamba icyo gifasha.
hariho rero n'abatubwiye ko ngo igikakarubamba kugisiga mu musatsi bituma umusatsi udapfuka. Muzehe nawe niko ubibona igikakarubamba koko ni umuti? Ni umuti ukomeye rwose, aho ngaho mu musatsi ntabwo bakubeshya. Ubu uratanyura gutya cyavaye amazi yacyo ukisiga nk'amavuta ukanyuza mu mutwe. Ariko hari n'izindi ndwara igikakarubamba gifasha ngira ngo. Kivura indwara nyinshi, kivura ndetse n'abasirikare ba sida baragenda bakiruka. Yase yigose? Ni ukuri kose sinkubeshya. Ugikoresha ute kugira ngo? Ugikoresha ku buryo waca nk'amababa ngahe ugashyira mu mazi, amazi ukajya unywa. Ubwo n'indwara nyinshi zose zigenderaho, n'iyo sida ikoroha rwose, wabuze imbaraga, imbaraga zikaboneka. Ni ukuri pe. Ikintu gicengera no mu magufa hose. Gicengera no mu magufa. Kiracengera. Ariko se abana bato buriya barakibaha cyangwa bagiha abo bantu bakuru? Buriya hari imiti abana batanywa bitewe n'ikigero baba barimo, cyangwa se hari n'ubundi buryo babiteguramo kugira ngo n'abana babashe kubinywa? Ku mwana we ntabwo ugira cya kindi gikaze, ariko iyo arwaye akaba ararwaye ukabona ntacangamutse, akababi kamwe gusa ushyira mu mazi ugatogosa udasekuye, ubwo uburure bwacyo bugikwira mwa ya mazi. Wamuha nk'akayiko kamwe kakandi gatoya, ugasanga mu gitondo umwana ni muzima, intege zagarutse rwose, ugasanga umwana amerewe neza. Abana biga bajye baribona imboga. Nase ubu zirabakwiriza imboga? Oya, umurima wari wuzuye, ubu zarashaje ziriya, turi kuvugurura, niyo mpamvu twahinze. Ni ukuri pe. Izi mboga rwose urabona ko zisa neza. Izi mboga zisa neza, n'izindi zose uzasanga zisa n'izisigwa amavuta. N'ibisheke ndabona rwose ibisheke byeze. Oya, za nsina zari zirimo hasi byagenze gute? Mwazikuyemo? Insina zarangiritse kubera amazi aturuka ahangaha, yarazishe zigira indwara. Ni ukuri pe. Ntabwo byoroshye. Ibizoroha ni ukuri. Ubu ziriya ni imbuto se wagiye uteramo? Amaronje, tangawizi. Nazo se? Ariko ibintu by'ubuhinzi urabizi koko. Rwose pe. Icyo bita akarima k'igikoni ukazi cyane. Ni ukuri. Urabona uburyo kaba gasa neza. Aha wazatema ibishyimbo cyangwa ibigori? Urishakira imbuto gusa? Ariko ubu hari uduteje mfite nzashyiramo. Nazo ni ubwoko bwo mu mboga. Kandi imbuto ziba zikenewe. Ziba zikenewe. Rwose ibi bintu ni byiza pe. Mboga rero ntabwo usondi bari kubura ka gafungo baduhangikisha. Bibiri bijya bibikora. Ubwo nyine nta kundi nzagaruka zareze. Uzi iyo imbuto zeze ukuntu ziba zisa neza iyo abana batazigiyemo ngo bazice. Biterwa n'uko waziriye.